ikavuga yuko izakurinda uriya muyaga ntugukange bene data reka gutinya niba waravuganye n'Imana ikavuga yuko izakurinda uriya muyaga ntugukange ukabyawe yakubwiye wicara ku karago ibuka byawe yakubwiye uri mu gashamba uwiteka yagukorera ibitangaza ukomeze ukomere Imana izakugirira neza wowe shikama bene data reka gutinya niba waravuganye n'Imana ikavuga yuko izakurinda uriya muyaga ntugukange ibuka ko yakubwiye ko izagukorera ukirabikora ibuka ko yakubwiye ko izakambika yarakwambure wowe humura by'ukuri igitarangwa rizabikora guma mu masezerano wowe izabikora bene data reka gutinya niba waravuganye n'Imana ikavuga yuko izakurinda uriya muyaga ntugukange uriya muyaga 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 ntugukange uriya muyaga ntugukange ngaho tugira umuyaga mwahuriye imiyaga yo ni myinshi ngaho imiyaga ni myinshi hari abantu bafite imiyaga y'amadeni hari abantu bafite imiyaga y'amadeni hari abantu bafite imiyaga siko bita imiyaga yo kubita ibibazo imiyaga twabigereranije n'ibibazo niyo twavuze ati nubwo ufite ibibazo ubona bimeze nk'imiyaga ishaka kuguhungabanya n'uburyo bwo wese abishoboye korale umuco umuco mugahera ku miyaga di ko mutoroshe muyirukana mu izina rya Yesu korale Gasave umuco w'igasave ni korale imeze ite ifite ishusho rimeze gute perezida wa Ginyoma Sahimbazi ubizi se ni ibisanzwe korale umucyo yego mumaze munatwibwira ariko yego nitwa Nzeyimana Celestin hariya ku Gasave perezida wa korale umucyo yego mbere na mbere rero abadukurikiye turabayambiye na korale umucyo turabayambiye hobe ako mubwira na keya twakujyanye rero nuko nigiye korale imaze yatangiye muri 1991 1991 dufite imyaka 34 ndakurahiye sawa cyane dufite indirimbo tukagira n'abantu bamaze kuca muri korale bose 600 ubwo abaririmba ni bangahe abaririmba bari mu 120 abandi ngubu babaye abaterankunga babaye barimuka abandi bagiye hanze kubera ubuzima abandi turi kumwe ubuzima bwo kugenda bujyana abantu hirya no hino uko bimeze mukuriye imirimo y'Imana uretse kuririmba usanzwe turi mu diakoni itorero Gasave ibindi ndavuga muri rusange korali yanyu ibihe bikorwa bindi mukora tugira social tugira imikoranire hagati yacu urwaye ufite ubukwe tugafatanya ndetse na mugenzi wacu tukaba twamuremera igihe bibaye ngombwa ko tubona akeneye amaboko yacu noneho n'indi mirimo ihari ku itorero kumenyesha urusengero
ibikorwa byose bitewe n'icyo itorero ryateguye turabafasha. Ni sawa cyane. Hanyuma ko hari umucyo ubu ngubu kugeza ubu maze kugira album zingahe z'indirimbo zanyu rusange mwiyandikiye kuva iyo myaka 34 ko byagenda kose muba mufite imizingo ihagije. 31 nine ariko se turabizi ko 94 habaye jenoside yakorewe abatutsi mwe nimwahunze se ngo ihagarare imyaka 2 ngo turayikuramo ya numwe ku mateka numwe ajya wayikuramo oya turakuramo hari indirimbo nyinshi ariko hari ziba zarakorewe amashusho akaba n'izindi ziba ziri mu bitabo dukora gake gake. Yego ubu kugeza ubu ngubu album twavuga ko ari zingahe? Dufite album ebyiri ariyo twakoze vuba muri live recording yari ifite intego ivuga ngo kubaho witeka nibwo bwenge kandi kwa mujyane ko kujijuka. Ari cyanditse hehe mama? Yo yahariye because uri okay egera mikro iyo 23 ese ko uri kuririmba wowe biri tubwire impamvu uririmba rero kuki wahisemo kuririmba ubundi utahisemo kuba wenda nk'umupasiteri se cyangwa ikindi kintu cyangwa uvuga ubutumwa utaririmba mpamvu ndirimba niko mbikunda kandi nyine mba numva ari umurimo w'Imana nahamagariwe. Wabibwiwe n'iki ko rero wahamagariwe? Ni uko iyo mbikoze byijyanamo. Byijyanamo? Mwijyanamo hehe kwa? Nyine biranyorohera. Cyangwa nuko bakwiye ufite akaju keza. Yaba binaga ariyo mpamvu gusa biranyorohera mba numva bikunze kurusha uko nabo muvuga butumwa w'ijambo ry'Imana. Hari giye kundi kintu nikikugira umumaro. Bisaba bikugira mu macana no kwikunda gusa nta maro bikugirira. Oya bingirira umumaro uvuge mu bugingo. Uvuge ngo ntago tureba, tutugira ibintu tureba. Bifatika, bigaragara inyuma. Nibyo nibigaragara inyuma. Ukomeze ntaraza muri korari umucyo, ntabwo ari ko nari imeze. Warumeze uteze? Hari byahindutse. Warumeze ute? Hari kera. Cyari inzobe wenda uhinduka igika. Kera. Byagenze bite? Iyo umuntu ageze mu bantu b'Imana nyine asa n'abantu b'Imana imyitwarire igahinduka n'ibindi bigaragara inyuma nyine witwara gute rero batukubonye imyitwarire yari imeze ntabwo yari mibi cyane ariko yari mibi mu murimo w'Imana aho yari umujura bureka si nk'ibyo wamugana ihanyikise niyo bitari bibi cyane kuki wihanye icyo wavuyemo kandi uri kutukubitira mu gatebo bose twabyumvise ariko nta kundi ariko reka tureke umucyo wongere duha kandi karimbo kamwe twumve ukuntu bimeze ya umucyo kwaya ADPR Gasave twizere ko mukomeje kuryoherwa mwumva indirimbo zabo zitandukanye kabisa bari hejuru cyane rero ngo mwabumvise hanyuma rero uyu mwaka ni iki murimo kuduteganyiriza Perezida aragaruka pe Perezida w'umuco kwaya wowe ikiza nuko yaguma imbere Perezida ni gute uri kwimuka ukagira ashaka ufite ijwi ribi na Perezida ashaka ijwi ryiza ntabwo bishoboka nuko babiteguye tuba tuzi mu ijwi aririmbaho nta kibazo nyuma uririmba heza baba ntumubwire ngo aririmbe hanyuma dusohoke ari wowe uratangiye wenyine araza hajya bageze kuririmba ajya inyuma bageze kuvuga akaza imbere wese ntubyibye turenze kuvuga ureba bashaka kuvuga buri wese aba afite ijwi rye dategereje ijwi ry'inyuma ntaribuze nta nubwo risohoka rata Perezida wowe urabivuga ujye kuririmba uzajye wigira iriya cyane nuko turirimba neza tugarutse ku cyo kumwe mumbajije uyu mwaka wa 12 yego tuzakora live concert yitwa Mucyo Shimimana. Mucyo Shimimana cyangwa umucyo shimimana. Yego
niyo muteganya yonyine muri uyu mwaka cyangwa hari ibindi bikorwa wenda bitandukanye? Budget ibikorwa iteganyabikorwa y'imyaka 2 ariko ukagira plan strategique cyangwa se uburyo bwo kubigabanyamo gake gake kugira ngo ubikore neza. Rero imbaraga mu kwa 12 tuzabikora kuri icyo cyonyine, tunasohore n'indirimbo zitarasohoka. Yego, iyo uvuga ngo umuco shimana, umuco wagira ngo ni umuntu muri kuvuga. Bisobanura iki? Umucyo kwaya cyangwa se korali umucyo ADPR Gasave. Iyo tuvuze ADPR umucyo ni korali mwavuga ngo ni umuco shimana. Ni umucyo kwaya, ni umucyo kwaya izabishima Imana. Nibyo. Iyo tuvuze rero muri rusange nuko umucyo ni nk'umuryango. Urugendo nababwiye igihe tumaze urumva ko ufatira hamwe kugira ngo viziyo ibe igere kure. Rero bisaba ko icyo ukoze ugikora nka korali umucyo. Bizaba ari ibintu byiza cyane rero tubitega amazi kandi muzahabe nawe. Hanyuma se dirija ntawe hari ubundi? Ndahari cyane. Urahari? Ese dirija koko niko dirija bimeze bite iyo ujya guhitamo abantu muri buzane? Ugendera kuki? Icya mbere ngendera ku bantu bari sharp. Icya kabiri nkagendera ku bantu nyine nizeye neza ko batana mu nama. Uko byagenda kose bari buboneke. Kuko bari buboneke kubera ko urumva amasaha ntabwo twe tuyabaha muri yatugenera. Ubwo nitandeba mu kipe nini ya korali nkatabwira ati ndebe abantu nyine bazi kuririmba ariko kandi banaboneka. Ikindi kandi bari flexible. Ikorali y'abantu 120 ufite gikundi cya gikundi ya niki itsinda ry'abantu mu matsinda yose kwisi nyabura abantu harimo abantu boroshe n'abakomeje ibintu cyane. Ni ukuvuga ngo mu ikipe yanyu y'abantu 120 abarimo boroshe ari flexible n'abatari flexible. Yego rwose. Hanyuma mbere ko dusoza dirija platform ukorera nizi dukoresha platform zose. Umucyo kwaya wayisanga kuri YouTube channel umucyo kwaya, wayisanga kuri Instagram umucyo kwaya, kuri TikTok kuri Room Pray wayasanga hose n'umucyo kwaya nizo dukoresha. Hari indirimbo nshyashya rero mwatuzaniye ariyo Dorijuru. Yego, Dorijuru abatekereza. Iyo ndirimbo rero yaje ite? Iyo ndirimbo urumva iyo ndirimbo yaje ni umwe mu bacu wagize ishurirwa. Ntarangwa ari wowe. Njyewe nakoze igitero cya nyuma. Nicyo nabiheye. Wayibonye ninde? Wayibonye ni umumama wacu ntabwo abashije kuboneka kubera akazi. Yego. Ariko ni muremure arinda kugera ku ijuru ko yabonye. Nkawe mbese aragerageza ni namugari. Ni muremure namugari. Yego, aragutse. Imana nk'umugisha. Yari ari mu kirere cyo hejuru. Urumva we yarebye ukuntu abantu ibibazo bafite aravuga ati ibibazo byose mwanyuramo ukinungorana zose zakwiyongera muhumurije iradutekereza. Aduha ingero z'abantu nk'aba Eliya ubwo yabonaga agiye gupfa akagateka ajya munsi y'igiti wenda nipfire ubundi Imana ikamutabara ikazana igisiga ikavuga ati urugendo turacyakomeje dukomeze ijuru ikamutekereza. Ba Esteri bari bazi ko bagiye gupfa ijuru irabatekereza. Ba Morodeka abantu benshi tukagaruka tuvuga ati nubwo bikomeye nawe uhumurije iragutekereza. Iyo uvuze ngo ijuru riragutekereza ubundi ushatse kuvuga iki? Kuko uvuze ijuru twumva ikirere. Hanyuma iriragutekereza irajuru tureba hariya niryo ridutekereza. Ijuru iyo dutekereza dushaka kuvuga ubwami bw'Imana. Nuko ushobora kuvuga ati wenda urugero wenda nyakubahwa wacu ubuze baragutekereza cyangwa Rwanda baragutekereza exactly tonganya ko uhita wumva ko ari president. Ubwo tudashye twubw'Imana nyine kuko Imana yo nyir'ijuru. Hanyuma rero ngaho mutiririmbire ku ijuru riradutekereza natwe ridutekerezeho. Dore ijuru riradutekereza, dore ijuru riradutekereza, dore ijuru riradutekereza bakundwa. Dore ijuru riradutekereza, dore ijuru riradutekereza, dore ijuru riradutekereza bakundwa. Dore ijuru riradutekereza, dore ijuru riradutekereza, abarwayi dufite ingorane tugendana riradutekereza bakundwa. Dore ijuru riradutekereza.
reka tukubwire umukobwa Esiteri agiye kumurikanwa n'abandi bakobwa umwami amutunga inkono amwambika ikamba bashita aracibwa maze hime Esiteri dore ijuru riradutekereza bakundwa dore ijuru cyangwa tukubwire ibya Moridekayi uko yatsinze urupfu rwo kujya kubambwa ubu mwami akunda ariko ajya agenzerezwa dore ijuru dutekereza amagambo meza duhumuriza ko ijuru yadutekereza uretse kuko ridutekereza gusa ahubwo no kurijyamo tuzarijyamo amen gahunda tuzarijyamo cyane igitero muzongeraho rero muzavuga ngo uretse no kudutekereza tuzarijyamo amen oya tuzarijyamo se twasigana kuko utari muri korali ubundi uyu munsi ntabwo nagiyemo munsi nayo nagiyemo ariko ni gahunda cyane umucyo tuyirimo si gahunda rata cyane ni gahunda reka rero tubasezera mugisha mu mutubwira kuri gahunda mufite maybe niba ari igiterane muradutumira niba mudafite igiterane nabwo mubitubwire platform twabyumvise IG YouTube TikTok ndetse na YouTube na YouTube yes turabatumiye muri iyo concert yo mu kwezi kwa 12 nahiri hafi hano se rega hano hafi buri ku cyumweru turaterana turirimba biterwa wenda na gahunda uko yagitegurwa ariko ni karibu mwakoze cyane perezida kwinjira n'amafaranga ngahe muri concert amafaranga ubuntu bw'Imana ntabwo bigurishwa ni karibu mwakoze ntabwo mwigeze abacuranga ntimubishura ni umurimo w'Imana cyangwa babonye kuba bumva icyo bagiye gukora icya kabiri natwe turabareba donc nawe babikorera ubuntu ntabwo tubahemba nimunyotegwa nimugura n'amazi cyangwa amazi nayo murayivomera ariko ntituyishyuze uwaje gusanga musaza buriya mufata keyboard akayikorera buri munsi umunsi byahenganya azabishyuza uko tubitwara amadeplasoma asanzwe murafashanya ni sawa cyane ntawe uvuna undi nabyo byiza cyane yese abamugisha cyane ubutaha ni karibu nanone mwakoze kudusura hano ni mu rugo murisanga murakoze cyane